kwa General Yesu. Ipantaro yanjye yacikiye ku irimbi. Ninge wa mbere mu bakameramani bageze ku irimbi bwa mbere. Umurambo usohoka mu imodoka yahageze mari. Bakingura imodoka mari. Hanyuma birangira nangiye gukamera, ndafotora, ndakamera, maze gukamera ati we wakigabuwe. Ndavuze ngo funga kamera cyangwa se nyimenye. Ndamubwira ati ariko wa mugabo igihe wahereye bundi ninde uranshaka wiki? Uyu murambo turi gufotora, uyu kari pasteur kari umuntu wacu, niko tuba gushaka ifoto y'urwibutso kwatubwirije kwaduhanuriye ese uwo mu twakoranye umurimo uri nani bakirisitu tini mureka yifotore abandi tirekada. Umugabo ati ntabyi nodo ati ndarahiye naguri bukaba ati nufotora kubera umusu wagege yari mbanirukanse mu mamunuzi wari kumbona ndi kwirukanka mu misaraba yari kubakuru ndasaze banyirukangana nibitiyo bivugwa ariko biti byanyu nibitiyo byaravuga byavuzaga ubuhuhari ibi byabereye urusororo nyine turashize ngewe ipantaro yanjye yaracitse urumva iracika gutya nyagucika icikira mu irimbi nibuye rya kamera ryanjye rirahatakara ndaribura none batangira kumanura mu mubiri mumva umugore wane wa nyakwigendera Kibonke yahise afata amatelefone n'amakamera yose ashaka kurundira no mumva yaranaguye no mumva indeze uyu mugore wa Kibonke baramufata kubera umujinya n'uburakari. Pastor Korada bateyemo. Pastor Korada ati ese kuki murimo kwanga ko dufata inkuru dutangariza abanyarwanda ukuri ko twanahageze bite byanyu? Hanyuma nibwo ndamanutse ndagenda mu baturage numva inkuru ivuga ngo uriya mugore wa Kibonke yishyuye abantu bari buhagarika abantu bafata amavideo n'amafoto. Uriya mugabo Kibonke yishwe n'agahinda kuko ngo uriya mugore ngafite impanga y'ikibuno. Uriya mugore yiganaga ku kigo n'umudamu witwa Pastor Mutesi Aime Prudensienne, umugore wande wa Fredina. bariganye umwe ari imbere undi ari inyuma. Amakuru avuga ko icyo kigo uriya mugore wa Kibonke yarakiyogoje atanga imisuwagege kwaje kwa muri Afurika ye imisuwagege ngo buri muntu wese washakaga ikintu cyitwa umupuri byajyaga kuyu mugore. Amakuru duko twamenye nuko uriya mugabo yapfuye atarahabwa divorce. Bivugwa ko kuriya kwitwika bitaturutse, urumva bitaturutse ku bushake ahubwo ari izindi mbaraga bakoresheje tekinike diyo. Tura neza baho neza. Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiranye muri hirya no hino mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, ariko ntabwo nakwibagirwa namwe mudukurikira muri hirya y'imbibi z'u Rwanda. Nizere ko mumeze neza, hanyuma nge muri kumwe kuri mikoro ya mbere nitwa Niyongira Bernard, ariko hano imbere kuri screen naho tuhafite umugabo waje yipfumbase afashe kwitama. Turashaka kumuganiriza tukamenya ikintu cyatumye arya karungu bingana uko nguko, ariko mbere yuko tumuganiriza reka tubanze tumwakire atwibwire. Ntabwo abantu bose ariko bakuza ariko Bernard ubuzi nindi muntu utanze. Urateganya kuzwi na miliyoni zingahe? Miliyoni 5. Izo ni nkeya rero kuba dukurikira. Nacyo abandi bazamenya. Mbo hano hari Ijwi ry'Abanzi TV, hari Ukuri Nyako TV, Irarashe TV, na Kweri TV Rwanda. Izo zose harimo abantu benshi bashobora kuba bakubonye ari ubwa mbere. Ni Damuru. Damuru umeze neza? Ndashima Imana. Urashima Imana? Uri mu bantu ngo bashobora kuba bafite amakuru yuko bari ku rutonde rw'abagomba kurara bapfuye, nyamara uyu mwanya ngo ukaba uje uri mushima Imana nyine uvuga ngo ndarutorotse. Nanjye bari bagiye kunshyingura. Uri muzima? Ndi muzima. Oya ndashaka kumenya ibyo uvuze neza. Wari ugiye gushyingurwa uri muzima? Nari ngiye gushyingurwa ndi muzima. Gusa ari igihe umuntu abivuga gutya
abantu bafite uko babifata uburyo babyumvamo yego ariko nibwo bwa mbere nari ngiye gutabara ariko nibwo bwa mbere nari ngiye gukubitirwa ku irimbi reka da ipantaro yanjye yaracitse urumva nyagucika. tura neza baho neza gubwa neza byose urabikesha kugura inyubako nziza nk'iyi ngiyi aho turi buyiguhere ku mafaranga make cyane. Iyi nyubako nziza gutya ikaba iherereye i Kanombe ku Gasaraba hafi n'ikibuga cy'indege. Ushaka kuba wayigura wahamagara nimero ya telefone igendanwa 0782007152 cyangwa se 0788359691. Iracika. Ana wawe nta makuru ufite. Ipantaro yawe yaracitse. Ibuye rya kamera. Urumva? Ibuye rya kamera rirangira rigize gute rihaburiye ipantaro yanjye iracika kamera yanjye irahangirika. Oya ndashaka kumenya neza ibuye ryawe ryaracitse ryarabuze ntabwo ryacitse ipantaro yawe iratakara waje nta pantaro wambaye wagiye gushyingura shayiyorere no ngo ukuntu byari bimeze ejo twagiye gushyingura uriya mupasiteri witwa Kibonke urumva ariko rero sinzi impamvu uvuze ejo twagiye gushyingura uriya mupasiteri Kibonke uriya mupasiteri Kibonke ndavuga rero reka nitwaze nakuma kanjye yego sinabura kuhatara abantu bagukurure neza oya ni mikoro ndazegereza naribi yego wagiye wowe ugiye kwitabaro wari ugiye gushyingura wari ugiye gutara amakuru yewe nagiye ngiye gushyingura ariko nitwaza kuma kanjye avuga ati sinabura agakuru ari ibintu rero uvuze bita bintera mu bwo ariko se umuntu ajya gushyingura akitwaza n'icyuma bantu mudukurikiye ntago ari icyuma kingi uvuze ngo iki ntago ari icyuma uvuze ngo iki iki dukoresha yaje ibirayi n'ibitoki ntabwo ari icyuma iki ngiki banywa nkuko babivanga byangufu ahubwo ni icyuma cyitwa kamera ujye unyumva neza wari wagiye wowe witwaje kamera yego hanyuma ndagirayo sinigeze nanafotora yego cyangwa se ngo nkamere oya naragiye ndeba ukuntu bimeze nsanga umurambo nuraza amakorari ari kuririmba reka bateye amahema hafi aho ngaho ibintu byacitse hadugiriye za hareruya ni nyinshi hanyuma ndamanuka ndagenda ngira hahandi Kibonke bamuzimirije umuriro harya hakurya mu twatsi tumeze nk'imyumbati ndareba ndavuga ati se nahanga barambwira ati nahanga dore ibintu byose byarangiriye hanyuma nongera ndagenda ndiyicarira mbona abandi banyamakuru baraje bateye amakamera baravuze icyakoza bamamaga footage ndagashyiraho hanyuma rero igihe cy'umurambo uje niho hantu nabonye ko ibintu bikaze ibi ari akasamutwe ari akasongoyeho ari akasonyungo umurambo twabonye uwitwa Gogo bari amabonso noneho kwanuza noneho kwa Kibonke hari ikintu cyitwa ababonso ingumi zivuza ubuhuha reka nkubwize ukuri amabuye ari kuvuza ubuhuha watushaka gatoya vutu gushyingura se gushyingura ariko shaje ibyihore umurambo waraje ukimara kuza ababonso baravuga ati hatagira umuntu numwe utera kamera hano uwibeshya tukamubona turahita tuyifata tuyimene cyangwa se tuyibike nimushaka mujye kuturega wenyagana gata ariko bavuga Pastor Kurada bateyemo Pastor Kurada ati ese kuki murimo kwanga ko dufata inkuru dutangariza abanyarwanda ukuri ko twanahageze bite byanyu ngo ya nago tubishaka ibyo mwakoze twarabibonye ikindi cya kabiri urumva inkuru mwakoze twarazibonye mwaranazikoze mujyana izo mwakoze ntabwo twebwe tubishaka none ndabona Pastor Kurada muri bande muhagarika itangazamakuru Pastor Kurada yashyizemo nabo batsamo uri kuvugira kuri ariko umwe ariko se biretse byawe umwe aca hariya undi aca hariya undi aca hirya no hino baradutanga ati ntago mwemera gufoto ati ngiye nago
ubwo mba ndidubukije ati ngewe ntago naje kugira gute gufotora cyangwa gukamera ntago ati se ntabwo ushatse ko tutakuzi turakuzi mbo nacyo ndabika mu gikapu ariko ndeba ukuntu bari ibintu bimeze ndavuga reka nze nanjye nifatire utuntu kwaje kwa tekinike ubundi nanjye niturize hanyuma nibwo ndamanutse ndagenda mu baturage numva inkuru ivuga ngo uriya mugore wa Kibonke yishyuye abantu bari buhagarika abantu bafata amavideo n'amafoto muranyumva yego turi kujanirana turi kujyana ngo uriya mugore ngo kuko ngo ariko amakuru batubwiye karakasa mutwe ngiye kubaha episode kagira inkuru oya kagira inkuru oya ngiye kubaha episode twagiye turagiye hanyuma ngo uriya mugore mbabwiye kare episode uriya mugore baravuga ngo uriya mugabo Kibonke yego yishwe n'agahinda icyambere Kibonke yaje guterwa icyuma n'umugore umugabo biramucanga ahita kugira gute kwivuza noneho haza undi muntu aratubwira ngo Kibonke uriya nubwo mu mutaka ngo ni mwiza ariko ari aho umugaya katari mwiza ni hehe ati Kibonke yakoze ikosa ryo gukura umugore ku kazi kuko yari umwarimu arangira amuganga icara mu rugo nzajya ngutunga rero gukora ikosa ryo kumwicaza mu rugo niho hahise haza kiriya kigabo bivuga ko yamusambanyaga akamwaka uwucenje agakubita imisuwagege ariho Kibonke yagiye yumva ibintu bikubita hirya iriya urumva hepfo iriya bikabomborana bikamubyutsa bikavuga ati none ibi ngibi ntabwo tibi ni ibiki mwakagira imana urumva kuko ngo uriya mugore ngafite impanga y'ikibuno ariko se nawe wari uriyo warakibonye cyangwa nakibonye ndashaka kutubwira nk'umuntu wari uhagaze byari bimeze ariko uriya mugore ni gashindi nyina niyo yanyira gashinga ihembe ngo uriya mugore yari yarananiye umugabo guhera ku wa mbere kugeza ku wa kabiri uriya mugore yiganaga ku kigo n'umudamu witwa Pastor Mutesi Aime Prudensienne umugore wande wa Fredina bariganye umwe ari imbere undi ari inyuma amakuru avuga ko icyo kigo uriya mugore wa Kibonke yarakiyogoje atanga imisuwagege kwaje kwa muri Afurika imisuwagege ngo buri muntu wese washakaga ikintu cyitwa umupuri byajyaga kuyu mugore bivuze ngo ikigo cyose yaragisaranganyaga ahereye ku banyeshuri ahereye aho ngaho noneho amakuru twahawe n'abaturage nuko ngo uyu mudamu shango yarakasa mutwe muri ruya rugo Kibonke ngo ntago yavugaga ngo noneho ngo uko akunda abagore n'abagabo iyo bashwanye abayobozi baje kubunga ngo umugore yahitaga ahenda ubwenge uriya mugore ngo yarushaga ubwenge ngo Kibonke cyane ngo ku buryo ubwenge yamurushaga n'uburyarya yamurushaga n'ubwenge buvanzemo n'uburyarya noneho Kibonke kubera ko yazanaga ubukirisitu cyane yego urumva nk'uko abantu baduhemukira tukazana ubukirisitu bwinshi noneho ngo Kibonke ngo umugore akamubwira ati sheri tujye guhaha ngo bakazamuka bafatanya agatoki ku kandi abantu bakavuga ngo ariko se ni muri bariya si babandi bavuye kuregana kuburana yego barimo kugenda bitana sheri ishushu bugacya ingumi zikavuga urumva yego noneho kugezaho kiriya kibazo cyabarenze kikajya no mu nkiko umugabo agiye kugira gute agiye kuburana apfuye atarahabwa divorce amakuru duko twamenye nuko uriya mugabo yapfuye atarahabwa divorce yo gutandukana n'umugore we basezeranye uriya mugore bikavuga ko yakundaga gusohoka kuryoshya urumva yakundaga kugira gute kuryoshya ariko umugabo witwa Paul
abaretse gato yambanze insuzi kuko ngiye gusoza. Noneho ngo uyu mugore ngo yakundaga kuryoshya, yakundaga ari n'akavideo urumva ari n'akavideo mwigeze kubona umugabo ari kubyinisha iki umugore urumva buretse wumve yari ari kubyinisha umugore, ari kubyinisha umugore bari kubyina ikintu cyitwa rumba, bari kubyina rumba, akaraga ikibuno agikaraga, hari harimo abagabo, yego harimo n'abandi bagore urumva toka shitani do singira ariko toka shitani toka shitani mwebwe ntabwo mumuzi. Nuko noneho ngo umugore kumi muri aho ngaho muri ka kavido mwabonye harimo wa mugabo wirirwa ugira gutya muri ya video barimo baryohereza muri salon ari harimo umugabo wirirwa ukubita hirya hino pa 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 umugore wa kibongo ahenda nikica kagira mu birangira rero bigenze gutya umugabo arangije agira gutya ayeta avuga ati ibyanjye birarangiye sefi. Hanyuma ngo gufata icyemezo rero cyo kwitwika urumva nuko umugore yego yibye umugabo amafaranga urumva yibye umugabo amafaranga 20,000 ariko ntabwo ari icyo cyatumye agira gute yitwika. Yitwitse kubera iki urumva reka mvuge gakeya. Yego umugore bivuga ko yagiye Uganda, niko amakuru twamenye twakabuse. Umugore yagiye Uganda, umugore yagiye Uganda agiye ngo kurogesha umugabo. Bivugwa ko kuriya kwitwika bitaturutse urumva bitaturutse ku bushake ahubwo ari izindi mbaraga bakoresheje tekinike diyo. Oya tuve mu kongorera iyi nkuru nagera kongorera ndashaka kugira ngo numve neza ariko buretse wenesha mutwe kagira inkuru n'umunwa wakoze ahorata. Hanyuma rero ngo uyu mudamu abavuye mu Rwanda abagiyeyo hariya muri Tanzania cyangwa ni Uganda niho haba ubutaraza. Noneho ngo buriya urumva ariko se ngatuvugisha ukuri, umuntu ni pastori, umuntu afite mwuka w'Imana, umuntu afite imbaraga z'Imana, ni gute yari kwifata kitwika kubera umugore? Kandi umugabo yaragendaga umugore akamuzana, kandi no muri iyo minsi umugabo yari yaragiye, umugore ajya gucyura umugabo amuzana mu rugo amwiba amafaranga, umugabo ahita yitwika. Urumva atari tekinike bakoze, bwa mbere yari yamuteye n'icyuma. Ariko urumva ko bari no muri divorce yagiye ngo n'ibintu byose n'imitungo byose ahita byikura abyisigarane. Ariko si ubundi n'uriya mugabo wirirwa agira gutya urumva kubita amashyi hariya kwaje akoma acabaguza ubu ngo bari kwisanzura, ariko ariyego mfasha ari kwisanzura. Nuko byagenze. Ubwo bivuze ngo icyatumye mwica kwari kugira ngo nibura n'imitunga isigarane kugira ngo atazamutesha n'umutwe. None se ko amakuru tubwira ko ari kibonki wiyahuye, mwe mukatubwira ko yiyahuye bitewe n'impamvu z'uburozi bw'umugore. Kwiyahura kwa kibonke biri mu giciro bibiri. Giciro cya mbere harimo kuba yaratesetse mu buryo bwo mu mutwe urumva yaranaboze n'umutima, yego bikarangira kwikontora byanze bigakubitana na wa mwuka mubi ukahita umufatirana mu ntege nkeya tayari. Katwisubirire noneho indani kuri tere aho abantu bari gushyingura. Noneho rero twihuse cyane tuba tuvuye mu rugo tugiye gushyingura, yego ariko nta muntu wari wemerewe gufotora cyangwa se gukamera. Ariko kuki umuntu nta foto y'urwibutso igomba kuboneka? Oya umugore ntabwo yabishakaga cyane ku muntu nk'uriya wamenyekanye cyane. Kwari ukugira ngo tutamenya ayo mabanga yo gutanga imiswage yo gukubitana n'imiswage. Hanyuma kuko hari amabanga menshi mbafitiye inshuti yanjye nababwiye ngo ni episode
ni episode. hanyuma rero ubu ngiye kubabwira uburyo ipantaro yanjye yacikiye ku irimbi. ni nge wa mbere mu bakameramani bageze ku irimbi bwa mbere. umurambo usohoka mu modoka, imodoka yahageze mari, bakingura imodoka mari, hanyuma birangira nangiye gukamera, nabaje gukamesha telefone, birarangira mpita nkuramo kamera, ndafotora, ndakamera, maze gukamera ati we wakigabuwe, ndavuze ngo funga kamera cyangwa se nyimenye. ndamubwira ati ariko wa mugabo, igihe wahereye bundi ninde uranshaka wiki, uranshinzwe bite byawe bundi, uyu murambo turi gufotora, uyu kari pasiteri kari umuntu wacu, nuko tuba gushaka ifoto y'urwibutso ko yatubwirije, ko yaduhanuriye, ese uri uwo mu muryango twakoranye umurimo uri mwanya. abandi bakirisitu turi mureka y'ifotore, abandi tirekada. umugabo ati ntabwo inodo, ati ndarahiye ntabwo uri bukabe, ati nufotora kubera umusu wa gege yariye. ubwo kubuzaga naho undi wawukomangaga akagira inkuru rero. yarakomangaga yego no muri karitsiye Gahurura. inka ndagira niyo mpamvu ariko umugore ko waza igitangaza ariko rigiye ifite inda shaho, akase ko nabonye nawe afite inda. urumva nta veni na 20, nta veni na 20. nuko ubwo uba ubujijwe gukamera, mbujijwe gukamera. biba turagurutse, mba nirukanse mu mamunuzi wari kumbona ndi kwirukanka mu misaraba, yari kubakuru ndasaze, banyirukangana n'ibitiyo bivugwa, ariko biti byanyu ibitiyo byaravuga, byavuzaga ubuhuhari, babigutera se ngo iki. nta munyamakuru wari wemerewe kugira gute gukamera. we nge ndi kwibaza ubwo imirwano niyo ngo mwirimbi. wa mugabo we, igihe nakubwire ntabwo wumva. ibi byabereye Rusororo, byabereye Rusororo nyine. turashize njyewe ipantaro yanjye yaracitse, urumva iracika gutya nyagucika, icikira mwirimbi, icikira mwirimbi. nibuye rya kamera ryanjye rirahatakara ndaribura, bakwirukaho, barinyirukaho. ntabwo ubu ndi kwibaza ahantu, ni ukuri kw'Imana kandi babwira n'ibiri seriye. ndi kwibaza ahantu ndi bukuri 25,000 birena byo kugurindira ibuye. wazize gutabara, wazize gutabara, none se ubundi wajyaga singiye kukubeshya. noneho biba birarangiye, naraye nasinziriye kubera kwibaza ndakure 25. ahubwo shima Imana ryamusinzire ko igitoyo kitagutsinze mu irimbi. ubu nawe wari ugomba gusigaramo, iyo pano yahagendeye, iryo buye ryahagendeye, bishobora kuba byakubereye igitambo. noneho ariko ngenda nicaye mu modoka, nkura n'umudamu umwe arambwira ngo aramanurira, reka mbyihorere. hanyuma ubwo mba ndagenda zengurutse ruguru harya mu marimbi, ndogenda garutse, bita nkutana Pastor Claude ati kamera, ati batubujije, Paul baraje arakamera Paul baramufashe no mwishingo, we wakigabo. Paul bishobora ko yarariye n'ingumi, urumva ishati yita icika utabeshye. Paul yari ingumi, ishati iracika. nawe wowe ipantaro iracitse, Paul ishati iracika rero n'ingumi. ariko se noneho iri nitabara nihangana. Claude abonye cya kigabo kitagire kuri Paul aragira ahagarara hariya, urumva nubwo bahari n'iki. Claude aramubwira ati kamera, ati reka. Claude akavuga ati kamera. Claude ahamagara abantu, Claude bigira gute, byaranga biba iby'ubusa. Batanga nitangaza bati nimureke abantu bifotorere umuntu tipe, biranga. nta muntu wabuza Claude gufotora. reba nkubwire, Claude ntabwo wamuhagarara ku kamera, ariko se biretse ntabwo byakunda kandi uratuma amaguru. hanyuma rero nihuse ndagana no ku musozi nabaga kare episode birangira. uyu mugabo urumva tumwihoreye, noneho batangira kumanuramo umubiri mumva, bantu batangira gufotora. umugore aragiye atafata za telefone ngo vuto. oya utubwira neza twumva ibyo ari byo. hari abagore benshi
umugore wane wa nyakwigendera Kibonke yahise afata amatelefone n'amakamera yose ashaka kurundirira no mu mva. Yaranaguye no mu mva indeze uyu mugore wa Kibonke baramufata kubera umujinya n'uburakari. Binavugwa ko urumva reka nkubwire yarize amarira y'ingona. Ibintu byose yakoraga yavugaga nikigire vuba kimvira ahangaha nitahire. Tabeshye se urakoze. None se nge turanibaza, urabizi iyo umuntu yagize ibyago nyine nka kuriya yitabaza inshuti n'abavandimwe. None ikibazo ndi kwibaza, inshuti n'abavandimwe baraje babasha kwirukanwa imirwano yashaka kumwigumanira mu nzu se mwabonaga agamije yashaka kugira ngo umuryango wabo ari ubikora we atarimo kuko yamuteshaga iki nta mwanya yari afite. None se n'ubundi ku buryo se byari gutuma mudafotora. Wigira ibintu mbaza nababwiye ngo ni episode naho ngarukiye bo nuko nyine Damuru natakarije ibuye ryanjye natakarije iki nta faranga na rimwe byibura ngewe mfite byina ngo ngureka shari mwana cyo byiborera. Ubundi se bazijyanagaho kamera bari bagoye kiraka cyo gukamera dushoze. Hanyuma se nibura umukameramani wabo we yarakameye wari wemerewe gufata video y'umuryango. Nta muntu numwe wari wemerewe inshuti yawe uw'umuryango se. Abantu bose barimo ubona ama video yose ari kuri YouTube na ama footage twagiye duhanahana. Ni harabwenge ni bya bindi by'abanyamakuru batabara ukuntu biyaranje. Bivuze ngo rero wa mugore we ibintu wikoreye ukihemukira uwikura abanyamakuru utuma bakurakara. Oya buretse gatoya mbararikiye ikiganiro cya kabiri urumva y'uburyo uyu mugore yahanuriwe ari kumwe na Kibonke mu cyumba cy'amasengesho. Nzababwira ukuntu ririya torero cya Kibonke yari afite byabaye ari icyumba hanyuma birangira bivuyemo itorero ariko abatangirira icyumba Kibonke yarabasohoye yarabirukanye. Hanyuma reka tubashimire tubabwire ngo nakagaruka turabakunda kandi niba wari utarakora kuri subscribe ewana kabisa nutambuke udakojejeho urutoki tujye tubana umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza.